mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Maya yaramaze kubona ibyangombwa byose ndetse ahangaha yaramaze kwihimura ari nako abwira Ituze ati sha nawe nagenda asange mama wawe. Ese aho byahereye hehe? Inkuru yacu reka tuyihere kuri Evan ndetse na Maya. Evan ahagarara imbere ya Maya avuga ati ko Maya uzi kuri ikibi. Maya ati nibwo wabimenya, kuva mu bwana bwawe nibwo wabimenya, uragira ngo nkwibutse gato. Ituze ati Maya ntabwo ndi hano kugira ngo nyibutse, ibintu byose ndabyibuka, ndabyibuka undoteza, ndabyibuka umbwira kunyaga, ndabyibuka umbwira ko wakifuje nyine ikintu cyakunezeza ko ari uko wambona napfuye, nyine byose ndabyibuka, nta kintu n'iki na kimwe ntibuka, byose ndabyibuka nk'ibyabaye mu kanya gato gashize. Maya ati none niba ubyibuka keretse uwamu ubushobozi na akaba ari wowe uryamye kuri buriya buriri, keretse uwamu ubushobozi nawe nkakubabaza, ariko mba numva nicuza impamvu mama wawe yagiye namurijije ngo mubabaze nk'uko yambabaje ubwo yatinyukaga guhangara gukunda umugabo wanjye. Eva nuzi ikintu muzira amakosa ya Lina. Mama wawe yarakosheje, Lina yararengereye, ari yari wanjye bwite, nta wundi muntu twagombaga kumusangira, nta wundi mukobwa wagombaga kwitwa umugore wa Ari. Mama wawe rero yakoze ikosa, uretse umukobwa wanjye Tania nta wundi mwana wemerewe kwita Ari papa we. Uzi impamvu ntakwishe ukiri muto? Nagira ngo nzakubabaze mu mwanya wa mama wawe. Bizi nk'ubungubu iyo aza kuba ari ntakiriho nakabaye nishimira kumubabaza, namubabaza nishimye nseka. Buri ibintu byose nagomba gukorera mama wawe ubu ngubu ngomba kubikorera wowe na Lydia mukababara koko. Ituze ati Maya ndabizi nta bushobozi mfite bwo guhangana nawe, nta nubwo nahangana nawe ngo mbishobore, ariko basi ngirimo. Ndabizi neza ko nta kintu n'iki na kimwe nshobora gukora cyaguhagarika. Ese basi igihe wakambabarije, igihe wakandijirije, reba amarira yose maze kurira, reba uburibwe bwose mfite mu mutima, wantwaye ibyo nkunda byose, wantwaye umunezero, wantwaye ibyishimo, wantwaye amahoro yo mu mutima, wantwaye buri kimwe. Ese basi ntabwo warekeraho? Ntabwo wangirira impuhwe? Ese ntabura kuri iyi nshuro ntabwo wakihangana ukarekera aho ngaho kumbabaza? Maya ati Evan ntabwo nshobora kurekeraho, nzakubabaza kugeza ku mwuka wawe wa nyuma, keretse nugira amahirwe ngapfa mbere yawe, ariko nzakubabaza. Uzugize umwaka ngapfa nyiriho, umenya na mayiti yawe nayishinyagurira, umenya nayo nayibabaza, kuko ntanezezwa no kugushinyagurira. Ituze Mana ndakwanga,
keretse ufite amahirwe yo kureba mu mutima wanjye ukareba urwango mfite. uzi ikintu cyanteraga kukwanga kurenza ibintu byose? ukiri muto abantu bose baragukundaga, ukiri muto wari umunyabwenge. uzi impamvu nagukuye mu ishuri? wari ufite ubwenge budasanzwe. nabonaga nukomeza kwiga uzavamo umuntu ukomeye. uzi ikintu cyari kunezeza? nari kunezezwa no kukubona uri imbobo, no kukubona nta kintu n'iki na kimwe wimariye, no kukubona nta kintu n'iki na kimwe uzigezaho. nagukuye mu ishuri ntekereza ko uzaba imbobo yo ku muhanda. uzi ikintu kimbabaza? mbabazwa byibura nuko ufite aho uhenge ku musaya. ikindi kintu kimbabaza kikandi ni uburyo nyogosenge uzi ibintu. reka nkubwire ibintu Lydia azira. nyogosenge azira kuba atarigeze ankunda agakunda nyoko. azira ko nta munsi n'uyu n'umwe yigeze anshyigikira, ahubwo yashyigikiraga Lina. nta munsi n'umwe yigeze mbonamo nka muramukazi we, iteka yambonagamo nk'inshoreke ya musaza we. Evan, ibyo bintu bidahaniye. mubwire ikindi kintu azira. azira ko yababwije ukuri. iyo bitaza kuba ivuzivuzi ryiwe ntabwo wari kumenya ukuri. wari gukomeza uri aho ngaho ukajya unzi imbere. mama, uzi ukuntu byanezezaga? nanezezwaga no kugukubita nkagukandamiza. nabaga numva nanagutwika uri muri mama nyenye mwambabari. byaranezezaga iyo nabaga ndi kugutoca ringana. nabaga numva mbinezererewe. Lydia yarangije agiye gukora irindi kosa, akora ikosa ryo kugutwara neza neza uva mu maboko yanjye. biriya bintu byarambabaje. arazira ibintu byinshi kandi agomba kubyishyura. hanyuma wowe rero urazira agasuzuguro ka Lina. sinzi ukuntu nabikubwira. mba numva mbanga, keretse hari mwese mbaye ndaho ngo nkajya kumva nkumva inkuru ivuga ngo mwese neza mwabaye mayiti. Evan ati Maya, basi se ngewe ndamutse mpfuye simbeho, niba nyine wumva unejejwe no kuba wabona mayiti yanjye, ndamutse mvuye muri ubu buzima, senga wamureka akabaho? ese wareka agakomeza kunyura muri buriya buribwe? basi nsezeranye. nawe ati hoya, nshaka kubabona mwese muri mu buribwe. Ivana ati basi tocaringa ngewe, ariko senga umwihorere. reka njye nishyure ibyo mama yakoze. nishyure ko mama yatinyutse gukunda umugabo wakundaga. nishyure ko yatinyutse gukundwa n'umugabo wagukundaga. nishyure amakosa mama wanjye yakoze. wenda nishyure n'ibyo Lydia yakoze by'uko yashyigikiye Lina, n'utundi dufuti wenda yagukoreye ufata nk'amafuti. babaza ngewe, wibabaza abo nkunda, basi babaza ngewe. Maya ati hoya, ko
kubabaza wowe ntabwo byakurya cyane, ntabwo byakubabaza cyane, ahubwo ndabizi neza ko intege nke zawe zose ari nyine abantu nyine ukunda nizo ntege nke zawe. ahubwo bwashize ejo ubwo mperuka hano nabonye aka girlfriend kawe twaranaganiriye karambwiye ngo kitwa Jaya. Uri ready se? Urumva uri ready? Ko numva abantu ukunda bose nshaka kubababaza kugira ngo abe ari we mbabaza. Ivan ati Maya please. Jaya ibi bintu ntago biri. Nahana huriye na familia. Ndakwinginze. Ndakwinginze ukagira Imana we. Mbabarira mu bintu byose uri bukore. Ntuzatushe ngo ukore kuri Jaya. Kuko Maya waba ukanguye ikibi kiri muri njyewe Evan. Maya araseka akabwira Evan ariko Evan sikuri umutesi nka mama wawe, siko burya nta bwenge ugira. Kandi igendere mwihorere. Ibyo byose uraza kubisobanukirwa kandi vuba cyane bidatinze. Maya ahera ko yigendera, Evan asigara aho ngaho byamucanze byamushobeye. Agahinda ariko se yabuze icyo akora n'icyo areka, umutima akajya yibaza akavuga koko Mana ibi ni iki koko, ndakora iki, ndabigenza neza. Tuve kuri Evan tugarukire kuri Tanya ndetse na Latina. Latina ahera ko yitse imitima akavuga ati Tanya ndumva numiwe nyine tu, ariko nyine niba ari kubona nyine bigomba kugenda, niba ubona nyine ari byo Evan akwiriye wabikora, ni uburenganzira bwawe. Tanya ati ahubwo nanjye reka nkubaze, wowe kuki wahisemo gusiga ituze? Ngiye ko mfite impamvu nagusobanuriye nkakubwira impamvu zabinteye. Kubera iki wowe wahisemo kumusiga? Ati rero buriya njyewe nabonaga ngiye kuzasara kandi ntabwo nshaka gusara. Tanya yahera agaseka kagira impu, usarishwa n'iki se mwana wanjye? Ati ubwo ibintu usetse birasekeje, njyewe umutima wanjye uri hafi kuzaturika hejuru ya musaza wawe. Kandi ati nkwiyana twamaze kubiganira, ntabwo ari musaza wanjye. Ati sorry ntabwo ndi bwongere kubivuga. Nyine nari ngiye kuzaturika umutima hejuru ya Evan. Shape ndamukunda.
urabona nyine ni wa muntu twaganiraga agafunguka akambwira nyine byose akambwira hahise he urabizi ko ari nanjye ugiye kumukura mu ishyamba igihe yari yarabuze Sharatina ibyo nakoze byose byari impfabusa imbere ya Evan nari naramukunze ariko we ntabwo yigeze ankunda numvaga asobanuye byinshi mu buzima bwanjye ariko kuri we ntabwo ariko byari bimeze numvaga azambera uw'umugisha akambera uw'umumaro akankunda urukundo nanjye nkumva uko gukundwa bimera I was now kandi ati rero reka nkubwize ukuri Latina hari ukuntu rimwe na rimwe tujya twibeshya ukisanga twibeshye ku muntu nangwa se twibeshye ku gihe ukabona uvugana n'umuntu wabona nyine aguha time yiwe wabona guhamagara wabona kwandikira nyine muri wowe ukumva ko nyine nawe akwitaye gusa rimwe na rimwe ntabwo abantu baduhereza umwanya ariko nyine agaciro tubihereza nangwa se agaciro duhereza umwanya baduhaye ariko agaciro bahereza umwanya tuba twabahaye hari umuntu uba ubona ari ibintu bisanzwe hari n'uba wumva nyine ari ibintu biri aho ngaho rero niyo mpamvu nyine nuhereza umuntu ikintu ntuzesipekitinge ko azakiguhereza nyine kizakugarukira kimuhereza ubikuye ku mutima nikiramuka kikugarukiye uzanezezwe nyine uvuga ati nabura uyu muntu nyine we ari honest ariko burya hari abantu benshi cyane dukunda badakwiye urukundo rwabo hari abantu benshi cyane duhereza nyine attention yacu batayikwiriye hari abantu benshi cyane duhereza umwanya munini mu mitima yacu nyine bakicara ubona bawuyoboye ariko batabikwiye kandi icyo nicyo kintu cyonyine ugomba kumenya ko aricyo kintu kiri hano hanze cyeza birashoboka ko Evan we yabibonaga nk'ubucuti busanzwe abona nyine agufata nk'uko yamfataga atarakubonaga nka girlfriend nangwa se atarespektingaga ko ushaka kumubera nyine future wife mu gihe wenda wowe wamubonye ukumva uramukunze ukespektinga ko ushaka kubera future hubby njye ntabwo nakublaming nyine umutima wawe warakunze kandi gukunda ntabwo ari amakosa yawe gukunda ntabwo ari weakness ahubwo weakness ni ukwirengagiza ibyo wumva wowe ntabwo wigeze ubyirengagiza nyine kuba ataragukunze ntabwo ari amakosa yawe kuba atanakwitayeho si ikosa ryawe wowe wakoze icyo wagombaga gukora ahasigaye harahe dore ko warasanze afite undi muntu akunda akaba ataragukunze ntabwo ibyo ari byo byakabaye nyine bituma umera gutya Latina Titania ibintu byose uri kumbwira ndabyumva ariko iyo niherereye ndarira asuka amarira umutima wanjye wuzuye ishavu n'intimba ngerageza kwikuramo urukundo mukunda ariko bikanga ibaze ko nirwa nkora broke ibaze ko buri gihe nirwa ntekereza nespektinga ko wiwe nespektinga message yiwe ariko nta kintu n'ikintu na kimwe kiwe ndabona Tania Latina ndabizi ko ukunda Evan kandi ndanabizi ko uraje inshingwa nyine no kubona nyine wowe nawe muri mu rukundo niba ku karo wawe
kandi koko nyine akaba agukunda nangwa se ari we Imana yakugeneye, uzamubona, azaba uwawe. Sinzi inzira bizanyuramo, ariko nyine niba atari we Imana yakugeneye, kabone niyo yaba ari aho ngaho nta wundi mukobwa yari afite bakundana, n'ubundi igihe cyari kuzagira gutya kikabivanga, mugatandukana, umwe agacaho n'undi agacaho. Ese nkubaza, wari wajya mu isoko ngo usange hariyo inkweto zidasa, ku buryo nyine wenda factory ikora urukweto rumwe rudasa n'urundi? Nose kuki Imana yaremye ikigore n'ikigabo? Ni uko yari izi ko bizagenda. Rero niba ari wowe wakuremewe, nta kabuza azaba uwawe, ariko nyine niba atari wakuremeye, uko warwana kose, uko wahiga kose, uko wagenza ute kose, it will never be yours niba atari mu mugambi w'Imana. Kandi bimubwira ni ukuri, ntago nshaka guca ku ruhande, ntago se mwumvuge ngo gutya na gutya niki niki, oya, ndikubwiza ukuri. Ahubwo rero mwana wanjye, ntago nakubwira ngo kano kanya kuremo Evan, kuko ndabizi biraryana kandi biravuna. Ahubwo banza wakire ko uwo wakunze atagukunda, kandi nta n'impamvu zihari zatuma gukunda, kuko afite uwo akunda. Niba nanone kumubona, kumwandikira, nyine ikintu cyose gishaka kumukwibutsa, gishobora gutuma umutima wawe ugaruka inyuma, ibintu byose byabahuzaga ubikupe, ushaka ibintu ukunda biguhuze. Yewe niba ufite n'inshuti ujye uzisura, niba ufite ibintu ukunda nyine utembera ujye kubireba. Sinabonye Rihanna agukunda, na Titania, ndabizi ko Rihanna nkunda, ariko Rihanna twarakoranye. Rihanna nzi ubugoryi bwiwe n'ubucucu bwiwe bwose. Rihanna ntabwo twakundana, kandi nawe arabizi ko tutakundana. Njye nawe turi inshuti gusa, kandi nyumva ko ubucuti dufitanye ari ubwo ngubwo bunyuze. Rihanna ati rero nyine uko wumva ko Rihanna nyine wumva ko ubucuti bwanyu nyine ari bwo bukunyuze, wasanga na Evan ariko yabifataga. So rero nyine nawe hagarara ushikame umere nka Rihanna. Njye yambwiye ko agukunda, kandi agukunda cyane cyane cyane. Ati ndabizi ko Rihanna nkunda, ariko ibyo ngibyo wapi. Rihanna ati ngaho wabyumvise, uko rero uri kwiyumva ni nako na Rihanna aba yiyumva kuri wowe. Rihanna ati ibyo reka tubyihorere, ndumva byaba birebire. Tuve kuri abo ngabo bombi babiri, twigire kwa muganga. Lydia aba ameze nabi cyane, noneho kubera uburibwe no kutabasha kubona, aragenda neza agaceceka, akabura ikintu n'ikintu na kimwe avuga, ahubwo akajya ataka gusa. Noneho gusohora ijwi bikamunanira, anyura mu buribwe bukomeye, kandi akaribwa wese, aba aribwa umubiri wose, kandi umwegereye neza agatonekara. Evan byose aba birebana, umutima ukagenda umukuka.
biba byarenze kuba uburibwe, agatangira kubyimba umubiri wose, ahantu hose akabyimba. Evan arareba akabona harimo impinduka, aragenda akajya gushaka Hirwa ariko akamubura. Ahurana n'insimba ari kumwe na Cyozi. Akibabona arababwira ati mwamfashije. Abivuganye agahinda n'amarira azenga mu maso. Agira atya agasa n'uwicaye imbere yabo. Nisima aherako yikanga, akavuga ubaye iki? Tugufashe iki? Evan ati mwamfasha kumenya aho Dr. Hirwa ari. Mwambwira anko wanjye ari he? Avuze ati anko wawe? Hirwa se burya ni anko wawe? Tuzi ati mwambwira ahantu ari, ko numva ari cyo kintu cyonyine cyamfasha. Bahera ko bamubwira ko hari abarwayi ari kwitaho. Evan ati mwamfasha mukamubwira ko mukeneye byihutirwa. Ariko mubwira atari kari kwita ku bandi barwayi ntabwo byakunda. Evan biramucanga, ahera akagenda ariko amarira ari yose, ari nako yibaza mu mutima avuga ati Mana, nabaho nitwa njye nava mu nda ya mama, ku myaka yanjye mfite, kuva namenya uwo ndiwe n'icyo ndicyo, mba nagira ubwenge mu buzima bwanjye. Sinigeze mbona ineza yawe, na rimwe nigeze mbona urambura ukuboko ngo ukore ikinyuranye n'icyo ndi kubona ako kanya. Ndarahira kano kanya Shangazi aragira icyaba, ntabwo nzi icyo ndi bukore. Mana niba ubaho, mbabarira we kugerageza kwihangana kwanjye. Wantwaye mama umunsi wa mbere ngeza kuri iyi si, sinigeze ngira amahirwe yo kumubona. Nabuze umumaro mu buzima bwanjye. Mbabarira rero niba uri kunyumva kano kanya, undenge sinongere kubura uwo nkunda. Mama yaragiye birahagije, basi rinda abo nsigaje. Akiri aho ngaho arimo agenda mu marira menshi yivugisha ibyo, ajya kubona akabona imodoka ya ambulance irinjiye. Mu kwinjira akabona ni Jaya bazanye, aryamye ku gatanda ari no kongererwa umwuka, ntabwo bimeze neza. Ahera ko yikanga akavuga ati nizere ko amaso yanjye arimo arareba ibidahari, reka nizere ko zaba ari inzozi. Agira atya agakurikira ngo yitegereze neza arebe niba koko ari Jaya. Mu kwitegereza akabona neza ntabwo ari kumubona neza, agasa naho avuze ati maybe ndimo ndibeshya.
inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese koko nk'uko abitekereje yaba arimo yibeshya nangwa koko nija yabazanye? Ese abaye ari we bazanye kwa muganga byaba byamugendekeye gute? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Warahemutse, njyewe nitwa Atete. Inkuru ni njye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.